Ese ujya wibaza impamvu bigorana kureka umuco runaka yewe n'igihe ubona ko aho kujyana cyangwa ingaruka zawo ari mbi? Kuki iteka dukomeza gukora ibintu tuzi neza ko biri kutwangiriza ubuzima kandi bikadutwarira igihe? Aha ndashaka kuvuga nko guta umwanya kuri telefone, kudakora ibyo ugomba gukora ku gihe, bimwe bita procrastination, kunywa ibiyobyabwenge, kureba porno n'indi mico mibi. Ubushakashatsi bwakorewe muri kaminuza ya Duke muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwagaragaje ko 40% y'ibintu ukora buri munsi nta byemezo uba wabifasheho. Ni bimwe biba byarabaye umuco cyangwa habits, kenshi ubikora utabanje gutekereza kabiri. Ikibabaje kurushaho nuko iyo mico uba warayitoye utabizi. Ndagira ngo utekereze kuri iki kintu. Byagenda bite uramutse usanze imico mibi yawe rimwe na rimwe wowe utazi ko ufite ariyo iri gutegura hazaza hawe? Urakaza neza kuri SOMA TOPBOOKS, tugufasha gutera imbere gahoro gahoro kandi buhoro buhoro. Tugusangiza ubumenyi namahame abari mu bitabo biri top bwagufasha guhinduka no guhindura ubuzima bwawe. Uyu munsi tugiye kubasangiza igitabo cyiza cyane. Ni igitabo cyahinduye ubuzima bwa benshi. Iki gitabo cyitwa Atomic Habits cyangwa NTSINZI mu rurimi rw'igishinwa, cyanditswe na James Clear. Muri iki gitabo Clear avuga uburyo imico mito rimwe na rimwe itagaragara cyangwa yihishe ukora ku buryo buhoraho ariyo nyuma y'igihe runaka ikugeza ku ntsinzi, mu gihe iyo mico ari myiza, cyangwa igatuma utsindwa mu gihe iyo mico ari mibi. Iyi mico mito niyo yise Atomic Habits. Atome cyangwa NTSINZI mu rurimi rw'igishinwa niko karemangingo gato kifatizo kabaho. Bishatse kuvuga ko Atomic Habits wayigereranya n'imico mito cyane ushobora kugira mu buzima bwawe. Mbere yuko dutangira, reka nkusabe ukore subscribe kuri SOMA TOPBOOKS. Kora subscribe kandi usangize abandi iyi video, nawe ugira uruhare mu guhindura ubuzima bwa benshi ubasangiza ubumenyi ndetse n'ubwenge buri muri iki gitabo. Urakoze cyane, uhabwe umugisha. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe muri make amasomo y'ingenzi ari muri iki gitabo. Turaza kwigira hamwe amahame 4 cyangwa 4 principles ugomba kugenderaho niba ushaka kugira imyitwarire myiza cyangwa ushaka kugira imico myiza mu buzima bwawe. Mbere na mbere ndagira ngo ubanze umenye ibi ngibi. Ni gute ingeso cyangwa habit ibaho? Umuco wo kugira ngo ubeho hari ibintu 4 by'ibanze bigomba kubahirizwa, ari byo James Clear yise habit formation loop. Ibyo bintu harimo imbarutso, kwifuza birenze, igisubizo n'igihembo. Reka dufate urugero ku muco wo kunywa inzoga. Imbarutso cyangwa Q ishobora kuba umuntu ukunda agatama anyuze hafi y'akabari akabona igishushanyo cya bière. Igikurikiraho nuko ahita yumva yifuje kunywa inzoga ku buryo budasanzwe, ari byo bita craving. Nk'igisubizo kuri icyo cyifuzo ni ukwinjira mu kabari akarisoma akaryumvisha. Noneho igihembo akuramo nuko yumva ashize icyaka. Ejo iyo anyuze kuri ako kabari birakomeza gutyo, ejo n'ejo bundi mpaka umuntu yubatse izina agahinduka umusinzi wa quartier. Imico yose nuko itangira kandi ni nako irangira. Yose igira imbarutso, kwifuza birenze, gushaka igisubizo ndetse n'igihembo. Mu gihe habuzemo kimwe muri ibyo, umuco uko waba umeze kose ntushobora kubaho. Isomo rya mbere, impinduka ntoya zikozwe ku buryo buhoraho kandi igihe kirekire zigeza ku musaruro ukomeye. Mu gitabo James Clear avuga ko kugira ngo umuntu agere ku ntsinzi bituruka ku mico ye ya buri munsi. Nuvuga ibyo akora buri munsi ku buryo buhoraho aho kuba impinduka ibaye rimwe mu buzima bwe. Urugero, niba ufite umubyibuho ukabije ukaba ushaka kugabanya ibiro, gukora siporo iminota 30 buri munsi ku buryo buhoraho byatanga umusaruro kandi ufatika nyuma y'igihe runaka, kurusha siporo ukoza amasaha 5 ku munsi mu gihe cy'iminsi 2 gusa mu kwezi. Birashoboka ko mu kwezi kwa mbere uzumva bivunanye kandi nta n'impinduka zigaragara, ariko uko uzakomeza uzagera ku ntego zawe zo kugabanya ibiro no kugira ubuzima bwiza. Nkuko amafaranga byari inyungu, inyungu nazo zikabyara inyungu, nyuma y'igihe ugasanga ufite amafaranga menshi cyane, ni nako imico cyangwa habits ikora. Ibi babyita compounding cyangwa kwikuba. Umuco runaka waba mwiza cyangwa mubi urawutora ukagenda uwukora. Uko igihe kigenda gishira urakura, ari nako ingaruka zawo zigaragarira abantu bose. Muri verisiyo y'igishinwa handitsemo amagambo agira ati: ni rugo每天进步了1%，一年后就会进步了37倍。同样的，你如果每天退步1%的话，那一年后就会降为0。Ibi bishatse kuvuga ko uramutse buri munsi mu byo ukora wiyongeraho 1% gusa, umwaka washira ibyo ukora bimaze kwikuba inshuro 37. Kimwe nuko ku byo ukora uramutse ugabanukaho 1% buri munsi, umwaka wajya gushira usatiriye 0.
Ibi bisobanura ko imico mito myiza ihoraho izakugeza ku ntsinzi, ariko nanone ingeso nto cyangwa ibyo nakwita uduco tubi duhoraho nyuma y'igihe tukubyarira ibibazo. Isomo rya kabiri riragira riti shyira imbere uwo ushaka kuba we kurusha ibyo ushaka kugeraho. Identity is more important than outcomes. Clear avuga ko mu rugendo rwo kubaka imico myiza ntugomba kwita ku cyo ushaka kugeraho, ahubwo ugomba kwita ku ushaka kuba we, kubera ko ingeso cyangwa habits zishingiye kuri identity cyangwa icyo umuntu ari cyo, kuzitora no kuzubaka byoroha kurusha zimwe zishingiye ku musaruro cyangwa outcome. Urugero, niba ushaka kugira umuco wo kwandika, aho kuvuga ngo ndashaka kwandika igitabo, vuga ahubwo ngo ndi umwanditsi. Kwandika bihita bihinduka identity cyangwa ibikuranga, bityo no kubigira umuco bikoroha. Isomo rya gatatu riragira riti inzira igeza ku ntego ni ingenzi kurusha intego ubwazo. Systems are more important than goals. Clear avuga ko kugira intego cyangwa goals ntacyo bifasha cyane ngo umuntu ahinduke agere ku cyo yifuza. Avuga ko abatsinda n'abatsindwa bose baba bafite intego zimwe. Ikibatandukanya ni system zabo, ariyo nzira ibageza kuri izo ntego. Kugira intego birashoboka ko byagufasha kugera ku cyo ushaka, ariko niba ushaka gutsinda kw'igihe kirekire, inzira zawe cyangwa uburyo ukoramo ibyo ukora bugomba kuba butunganye cyangwa bukaba bukorohereza gukomeza urugendo. Urugero, niba intego yawe ari ugutakaza ibiro 10, uburyo bwo kubitakazamo cyangwa system ishobora kuba gupanga hopa cyangwa ibiryo uzafata mu gihe cy'icyumweru cyose. Icya kabiri, kunywa nibura litiro 2 z'amazi buri munsi. Icya gatatu, gukora siporo iminota 30 ihoraho ya buri munsi. Icya kane, gusinzira nibura amasaha 7 ku munsi n'ibindi. Ibi biragaragaza ko inzira ikugeza ku cyo ushaka cyangwa system ariyo y'ingenzi. Igihe izaba irimo amakosa, intego zawe nazo ntushobora kuzigeraho. Ugomba guha agaciro cyane system kurusha intego cyangwa goals. Mu gitabo Atomic Habits, James Clear avuga ku mategeko yo guhindura imyitwarire cyangwa laws of behavior change. Aya mategeko ni ingenzi cyane kuko ashobora kugufasha guhindura imico mibi cyangwa imyitwarire mibi imwe mu gihe udahinduye, ishobora kuba urukuta rurerure hagati yawe n'iterambere cyangwa intsinzi yawe. Aya mategeko kandi ashobora kugufasha kubaka imico myiza imwe ituma ugera kuri byinshi. Itegeko rya mbere riragira riti bishyire ahagaragara, make it obvious. Niba ushaka gutangira umuco cyangwa habit nshya, ugomba gukora ibishoboka byose imbarutso cyangwa cue y'uwo muco ikajya ahagaragara kandi hamwe bikorohera kugera. Urugero, niba ushaka kwiga gucuranga gitari, icya mbere ugomba gukora ni ukugura gitari, warangiza ukayishyira hamwe ureba kandi ugera buri munsi. Ushobora kuyishyira hafi y'uburiri bwawe cyangwa muri salo, mbese ukayishyira hamwe ubona kandi ugera kenshi gashoboka. Clear agira abantu inama yo gukora icyo yise habits scorecard. Aha ni ukugira ahantu wandika imico yawe yose. Uru rushobora kuba urupapuro cyangwa ikindi kintu cyose ushobora kwandikaho, ukandikaho imico yawe yose, imyiza n'imibi. Intego y'iyi habits scorecard ni ukuba igipimo uheraho uhindura imico mibi ukanakomeza imico myiza. Ugomba guhuza ibikorwa byawe bya buri munsi n'ingeso nziza ushaka kubaka. Urugero, niba ushaka kuba umuntu ukora meditation buri munsi, ushobora gupanga ukavuga uti buri mu gitondo nkimara kwiborosa cyangwa gukaraba mu maso nzajya nkora meditation y'iminota 10, cyangwa mbere yuko ndyama ngomba gusoma page imwe ya Bible cyangwa ikindi gitabo ushaka. Intego hano ni uguhuza umuco mushya n'umuco usanganywe kuko bigufasha kutibagirwa. James Clear avuga ko iyo imbarutso cyangwa cue ya habit iri ahagaragara biroroha gukora icyo kintu. Kimwe niyo ushaka kuva ku ngeso mbi cyangwa umuco mubi runaka, ugomba guhisha cyangwa kudashyira ahagaragara ibigukurira muri iyo ngeso cyangwa imbarutso zawo. Nahawe rero, ushaka gukora siporo, shyira imyenda ya siporo n'ibikoresho byayo aho ubona. Ushaka kwiga igikoresho cy'umuziki nka gitari cyangwa piano, kigure ugishyire hafi yawe. Ushaka gutangira gusoma ibitabo, gura ibitabo ubishyire hafi y'uburiri bwawe cyangwa ahandi hantu ugera byoroshye. Ushaka kureka kunywa itabi, tangira wihunze kugenda na brique cyangwa ikibiriti. Ushaka kugabanya umwanya uta ku mbuga nkoranyambaga, tangira ushyire telefone kure yawe mu gihe uri mu kazi. Intego hano nuko ibyo ushaka ubyiyegereza, ibyo udashaka ukabyihunza cyangwa ukabihisha. Itegeko rya kabiri, bigira ibyishimirwa cyangwa ibigukurura, make it attractive.
Igihe cyose umuco uri attractive cyangwa ugushimisha no kuwukora birakubangukira cyangwa ntuwufate nk'umutwaro. Clear avuga ko umuntu uwo ari we wese adakunda gukora ikintu kitarimo ibihembo cyangwa rewards. Avuga ko umuntu ayoborwa n'umusemburo wa dopamine. Iyi dopamine ni umusemburo utera ibyishimo. Uyu musemburo ntuza gusa iyo twageze ku byo twifuza cyangwa twabonye ibihembo, ahubwo ushobora kuza niyo dukora ibintu twitezemo ibihembo. Niyo mpamvu ugomba gutuma ibyo ukora biba attractive cyangwa exciting, ukabikora witeze ibihembo cyangwa kugera ku ntego. Clear avuga ko abo tubana nabo cyangwa environment tubamo igira uruhare runini mu kugena imico yacu. Avuga ko mu buzima abantu bigana abantu batatu. Uwa mbere ni umuntu uba hafi yawe, uwa kabiri ni nyamwinshi cyangwa abantu benshi. Kenshi ikintu gikozwe n'abantu benshi kiriganwa. Uwa gatatu ni umuntu ukomeye cyangwa the powerful. Ugomba kugira uruhare mu guhitamo abantu bana nabo bitewe n'umuco ushaka mu buzima bwawe. Urugero, niba ushaka gusoma ibitabo, jya muri club yabo muhuje intego cyangwa ube inshuti na SOMA TOPBOOKS. Niba ushaka gukora siporo ku buryo buhoraho, shaka inshuti muhuje nazo zikunda siporo, bizagufasha kudacika intege no kugera ku ntego zawe. Urufunguzo hano ni uko umuco uba uwo kwishimirwa, kuko iteka dusubiramo imyitwarire cyangwa imico idushimisha. Itegeko rya gatatu, bigira ibyoroshye. Make it easy. Igihe cyose umuco woroshye kuwukora, amahirwe menshi nuko uba uzawukora kenshi gashoboka. Gutsinda burya ntibiva mu gukora ibintu bikomeye nubwo bishoboka, ahubwo biva mu gukora ibintu byoroshye ku buryo buhoraho. Kiriya avuga ko ugomba gukora ku buryo gutangira umuco mwiza biba ibintu byoroshye. Ikindi, ugakora ibishoboka byose ku buryo gutangira umuco mubi nabyo bigorana. Urugero, niba ushaka gukora siporo, mbere yo kuryama banza upange neza imyenda ya siporo. Niba hari igitabo ushaka gusoma, gishyire ku musego w'uburiri bwawe. Gutya birakorohera gutangira. Clear mu gitabo avuga itegeko ry'iminota 2 cyangwa the rule of 2 minutes. Avuga ko umuco uwo ari wo wose utagomba gutwara iminota irenze 2 kugira ngo uwutangire. Intego hano si ugukora igikorwa cyose, ahubwo ni ugukora ku buryo gutangira umuco biba ako kanya bidatwaye igihe. Ugomba nanone gukora ku buryo environment mubamo ikorohereza gukora cyangwa gutangira umuco runaka. Aha ushobora kwifashisha ikoranabuhanga nka telefone yawe ikajya kwibutsa n'iryari ubutangire gukora igikorwa runaka n'ibindi. James Clear avuga ko utagomba gushaka kuba perfect cyangwa gukora ibintu neza cyane, ahubwo intego yawe igomba kuba guhozaho no gukora ibintu buri munsi. Kuko uko ukora ikintu inshuro nyinshi niko kigenda cyoroha. The more you do something, the easier it becomes. Itegeko rya 4, bigira ibikunyura cyangwa make it satisfying. James Clear avuga ko urufunguzo rwo gutuma umuco cyangwa habit uyikomeraho ukayigumaho nuko igihe cyose iherezo ry'iyo habit riba rikunyuze kandi rigushimishije. Ubwonko bwacu iteka buba bushaka gukora cyangwa gusubiramo ibintu bitanga ibyishimo, kabone niyo byaba ari ibintu bibi cyangwa ari ingeso mbi. Clear agira abantu inama avuga ko mu gihe umaze gukora ikintu runaka cyangwa habit runaka, gerageza ukora akantu kagushimishije cyangwa wihembe. Urugero, niba urangije gukora siporo ushobora guhita wumva indirimbo nziza. Niba hari ikintu cyiza ukoze, gerageza ibishoboka byose nukirangiza ube wishimye. Ugomba gukora ibishoboka byose ingeso mbi cyangwa habits mbi nazo iherezo ryazo ntiribe rishimishije, ku buryo niba hari habit mbi ukoze igomba kugusiga utishimye cyangwa ikagusigira igihano. Ibi bituma ubwonko butongera gushishikarira kuyisubiramo. Mu gitabo havuga ko abo tubana nabo bagomba kudufasha kureka ingeso mbi cyangwa imico mibi tugenderamo. Urugero, umugore n'umugabo bashobora gufashanya kureka ingeso mbi, umwe acyaha undi cyangwa amwibutsa ububi bwayo. Clear avuga ko iyo uhembwe kubw'imyitwarire runaka kenshi uyisubiramo, ariko iyo uhanwe kubera imyitwarire runaka iyo urayirinda. Igihe cyose habits ushaka gutora biba byiza iyo zijyanye n'ibyo ukunda kandi ushoboye. Ibi bituma kubikora byoroha kandi ukabikora wishimye. Habit cyangwa umuco ufashe ntugomba kuba woroshye cyane kandi ntugomba no kuba ukomeye cyane. Ugomba kuba wa wundi utuma witanga uko ushoboye kugira ngo ugume ufite umuhate wo kujya mbere. Aya niyo masomo ari mu gitabo Atomic Habits cyanditswe na James Clear.
Iki gitabo kirimo ubumenyi bwinshi cyane, niyo mpamvu nkusaba kuzafata akanya ukagisoma. Amwe mu masomo arimo hano twize nuko umuco cyangwa imyitwarire igaragara nkaho ari mito ikozwe mu buryo buhoraho, nyuma y'igihe ihinduka ikintu kinini. Ikindi nuko igihe cyose ibyo dukora byahindutse umuco, ubuzima butangira koroha kuko dutangira kubikora tudatekereje kabiri. Niyo mpamvu ugomba gukora ibishoboka byose bimwe bikomeye ushaka kugeraho bigahinduka umuco mu buzima bwawe. Nizere ko hari byinshi wigiye muri iyi video. Mfite ibintu bibiri nkusaba. Icya mbere, birashoboka ko nonaha waba uri guca mu bikomeye cyangwa wumva ubuzima nta gaciro bufite. Ndagira ngo nkubwire ko kuba uriho ni amahirwe akomeye kandi ni umugisha kuri wowe ndetse no ku isi muri rusange. Fata akanya utekereze ushaka impamvu yo kubaho kwawe. Imyaka waba ufite yose hari icyo wakora ugahindura imyumvire kandi ugatera imbere. Ndakwinginze tangira none. Kandi niba warasobanukiwe ukamenya uwo ugomba kuba we, komerezaho kandi ufata abandi ikiganza ubazamure. Icya kabiri nkusaba, kora subscribe kandi usangize abandi iyi video, ushyigikire uyu murimo dukora. Ntababeshye, gukora izi video bisaba umwanya n'imbaraga, niyo mpamvu iyo mushyigikiye SOMA TOPBOOKS bidutera umuhate wo gukomeza gukora. Murakoze, muhabwe umugisha. Turabakunda naho ubutaha.